Kristo Yezu akuzwe. Abenshi batangiye bambaza ngo kuki ntigeze mbabwira amazina yanjye, ariko bitewe n'ahantu nahabaye hatandukanye, njye ndi umuntu ufite amazina menshi. Hari uwunzi kuri Ndaruhutse Marie Clarisse, hari uwunzi kuri Mukandengo Marie Clarisse Ndaruhutse, hari uwunzi ku izina rya Masera, hari uwunzi ku izina rya Mama Zebine. Buri wese afite uko anzi bitewe n'abo twabanye cyangwa n'ubuzima nabayemo, bitewe n'ukuntu amazina bagiye bayahindagura ababyeyi banjye. Ariko kuri uyu munsi nitwa Mukandengo Marie Clarisse, ntabwo bikiri Marie Clarisse Ndaruhutse, ni Mukandengo Marie Clarisse cyangwa se Mama Zebine. Ndumva rero mbashije kubasubiza, twatangira tugakomeza ikiganiro cyacu. Umunsi w'ejo muzi ko nabashije kubabwira icyo uru rubuga rugamije. Mu by'ukuri ahanini ni ugusenga, narabibabwiye, ariko cyane cyane nanone tukareba n'ubuzima tubamo, ariko nanone ku buzima bwo mu mutwe. Ushobora kwibaza ninde muntu ushobora kurwara uburwayi bwo mu mutwe? Ese bufata bute? Ese uburwayi bwo mu mutwe buravurwa bugakira? Ese uburwayi bwo mu mutwe buterwa n'iki? Ufite icyo uri gutekereza, ariko reka dufatikanye. Aho ntazagusobanurira bitewe n'uko undusha ubumenyi, uzangira inama. Reka dufatanye gusenga, noneho dukomeze mu kiganiro cyacu. Nababwiye ko icya mbere hari ukwicuza ibyaha, icya kabiri gutabaza Roho Mutagatifu akatuyobora bitewe n'idini wowe usengeramo, nanjye iryo nsengeramo. Hari impamvu mba muri iryo dini, nawe hakaba impamvu uri mu ryawe, ariko icya mbere ni Roho Mutagatifu. Wowe wenda wo mu rindi dini ushobora kuvuga Umwuka Wera, n'undi wenda akavuga ibindi, ariko twese ni Roho Mutagatifu. Reka dusenge. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Isengesho ryo kwicuza ibyaha. Nyagasani, ibyaha nakugiriye byose ndabyanze, kuko binteranya nawe bikadutandukanya, rero ntunze ukandengera iteka, kandi ndabyangira ko byicishije Yesu Kristo umwana wawe ukunda. Dawe ubingize sinshaka kubisubira, ndashaka kuba uwawe. Amina. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima y'abakwemera bagukunde, wohereze Roho wawe, byose bibe bishya, n'isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana myesheje abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye, no kunogerwa nawe iteka, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Kristo Yezu akuzwe. Ndabashimiye buryo ki mugaragarije kubana nanjye. Mwarampamagaye, mwabashije kwandika, mwese ndabashimira, narabibonye, kandi ndakeka muri iki kiganiro ari njyewe nzakira ku bwa roho yanjye, ari nawe uzakira ku bwa roho yawe, twese kandi dufatanye kuzagera mu gihugu cyiza cyo mu ijuru. Kristo Yezu akuzwe. Muri aka kanya rero, mu buzima bw'uburwayi bwo mu mutwe, shaka kubanza kugira ngo twumvikane ku bintu tuzaheraho cyangwa bizadufasha muri iki kiganiro. Hari ibintu 4 ufite uko ubizi, nanjye nkagira uko mbimenya, ariko reka dufatanye, ibyo uzi nanjye ibyo nzi tubifatanye, bizavamo ikintu kizima gishobora kudufasha twese, kandi tukazahurira twese muri kiriya gihugu cyo mu ijuru. Icya mbere nicyo navuze, ni Roho Mutagatifu. Ufite ukuntu wowe utekereza Roho Mutagatifu, nanjye nkagira uko ngitekereza. Roho Mutagatifu atura muri wowe, atura muri njyewe,
atura muri uriya. Roho Mutagatifu niwe utuyobora mu gukora icyiza, ariko muri twebwe nubwo dufite Roho Mutagatifu dufite na roho mbi. Uzicare wumve muri weho hazazamo ibintu bibiri bikubyiganiramo niba hari ikintu kiri imbere yawe cyiza cyangwa kitari cyiza. Muri weho uzumva ijwi rikubwira ngo kiriya kintu gikore ni cyiza, wumva irindi rikubwira ngo kiriya kintu kireke ni kibi. Aho niho Roho Mutagatifu ari, aho ni naho roho mbi iri. Umunyamadini wundi cyangwa se uwo tudahuje ukwemera wundi, Roho Mutagatifu avuga umwuka wera, roho mbi akavuga niba ari imyuka mibi, umwuka mubi cyangwa imyuka mibi, ariko byose bifite aho bigana. Igikurikiyeho rero nk'uko mbabwiye ko ari ibintu bine, noneho turareba ngo ese nkatwe b'Abakatolike niba dufite Roho Mutagatifu tukagira n'icyo kindi kitugendaho cy'iyo roho mbi, hari ibindi bintu by'inkomoko y'ibyo bintu? Mu by'ukuri ufite igisubizo cyawe, ariko igisubizo cy'ukuri birahari kugira ngo bibe bine. Ni ukuvuga ngo muri njyewe kuko ndi Umukatolike hari abantu nzi bitwa abatagatifu. Wenda mu yandi madini mumbabarire, cyangwa se mu bandi bantu tudahuje ukwemera mumbabarire, ntabwo nzi ukuntu babita. Niba nabo bavuga ngo ni abatagatifu, niba bavuga ngo ni abaki, ntabwo mbizi. Noneho hakaba n'ikindi kintu noneho cyo kuvuga ngo hari abazimu. Muri Katolike dufite abatagatifu, noneho muri bandi bamwe b'abapfumu cyangwa se bamwe baterekera, nabo bafite abazimu. Abazimu ni abantu ki? Abatagatifu ni abantu ki? Abatagatifu ni bandi tuzi bakoreye Imana, urugero nka bahowe Imana b'i Bugande. Ndumva mu Bakatolike muri kunkurikira mu nyumva mwigeze kumva abahowe Imana b'i Bugande. Hari n'abandi benshi, wenda tunagendeye no ku mubyeyi wacu Bikira Mariya, nawe buriya nubwo yagiye mu ijuru ariko yabanjije guca mu rupfu. Hari uko twebwe tumufata, wowe ufite ukundi umufata ntuncireho iteka, kuko njye nkunda umubyeyi Bikira Mariya umbabarire. Noneho rero kuri bandi noneho abo ngabo nababwiye b'abapfumu batazi Imana iyo ari yo, nabo bafite abandi bantu bo mu miryango yabo cyangwa se abandi bantu bazi bapfuye. Abo bapfuye rero bo bavuga ngo ni abazimu. Ubwo ibyo bintu uko tubivuganyeho byose, abo bantu uko tubavuganyeho uko ari bane, nibo tuzagenda turebera